Shalom shalom bakunzi ba Anaweza. Muraho mwese n'amahoro. Hobe 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 ndabahobereye mu izina rya Kristo Yesu. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza wo kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka dutumire Imana kugira ngo ibane natwe. Mwami Imana, turagushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe. Ye n'abakunzi ba Anaweza tuguha icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu. Warakoze Mana kutwitaho, kuturinda, kuturengera no kutugirira neza. Ushimwe kuri Imana itubera amaso iminsi yose yo kubaho kwacu. Icyubahiro ni icyawe Data wa twese. Tugeze rero mu mwanya wo kuganira ku ijambo ryawe Data mwiza. Turagutumiye ngo ubane natwe nyaguhora ku ngoma, utangirane natwe Mwami kandi uze gusozanya natwe. Uri kumwe natwe byose turabyumva kandi tukabisobanukirwa Mwami, kuko ni we soko y'ubwenge ndetse n'imbaraga zose. Duhe rero Mwami Imana kumurikirwa n'umucyo wawe kugira ngo tubashe kumenya icyo dushakaho. Tegeka kandi uyobore buri muntu wese ukurikije ijambo ry'Imana muri uyu mwanya, ahabwe umugisha nawe Mwami. Urakoze Data, icyubahiro no guhimbazwa n'ibyawe mu izina rya Kristo Yesu. Amen amen. Bakunzi ba Anaweza, muhabwe umugisha n'Umwami Imana. Muri abantu beza, muri abantu b'agaciro muri uyu muhamagaro, munsubizamo imbaraga kandi muranyubaka. Uwiteka abishimire. Reka turushizeho gufatanya umurimo mwiza w'Umwami Imana, nta kabuza tuzagororerwa. Haleluya. Mufate rero za Bibiliya zanyu tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo hungira ku Mana mu mwanya wo kuyihunga. Haleluya. Hungira ku Mana mu mwanya wo kuyihunga. Hariho abantu bahunga Imana nk'aho bakayihungiyeho. Yesu nashimwe cyane. Birashoboka ko nawe unyumva muri uyu mwanya waba uri umwe muri abo ngabo bahunga Imana nk'aho bakayihungiyeho. Yenda bitewe n'ibibazo urimo bikagushyira kure y'Imana, ukumva uriyanze wanze n'Imana ukayihunga, kandi Imana ariyo buhungiro bwawe. Mu mwanya wo kugira ngo uyihungireho, uyitakambire, uyitakire igufashe, ugasanga urayihunga, ukumva umutima warayizunutswe, ukumva ntushaka no kumva aho bayivuga, ukayihunga. Wenda se n'ibyaha byagushyize kure y'Uwiteka, nk'aho wamwegereye ukamusaba imbabazi ukamutakambira, ahubwo ukarushaho kujya kure y'Imana. Ubwo rero ni ukuvuga ngo Satani aba ashaka kuzakurimbura niba kujyana kure y'Imana. Waba ujyanywe n'ibibazo urimo, n'agahinda n'intimba n'imibabaro, waba se ujyanywe n'ibyaha, icyaba kikujyana kure y'Imana cyose umenye neza ko ari igishaka kukugirira nabi. Rero naje kugukangurira guhungira ku Mana yawe mu byaba bikwahagiza cyangwa bikugoye byose, mu mwanya wo kugira ngo uyihunge, kuko ku Mana niho hari ubuhungiro. Haleluya. Yesu wacu nashimwe cyane. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Luka ibice 15, guhera ku murongo waho wa 11 kugeza ku wa kangahe, tugeze ku wa 25. Haleluya. Aha hari inkuru ndende cyane, umugani w'umwana w'ikirara. Kandi arababwira ati, hariho umuntu wari ufite abahungu 2. Umuherereza abwira se ati, Data, mpa umugabane w'ibintu unkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize, umuhererezi ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze byose, inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cyo kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'iby'izo ngurube zaryaga, ariko ntihagire ubimuha. Nuko yisubiramo aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi, kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho jye inzara insinze hano. Reka mpunguke njye kwa data, mubwire nti, Data, nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agituruka kure, ise aramubona, aramubabarira, arirukanka aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati, Data, nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu be ati, mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi muwumwambike.
mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge, muzane n'ikimasa kibyibushye mukibage turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Haleluya. Reka tugarukire hano ku murongo wa 24. Mwabyumvise, hari umugabo wari ufite abana be babiri, noneho ngo umuhererezi sinzi ibyamuteye, sinzi ibyamujemo, ngo abwira se ati data, ndashaka umugabane wanjye w'ibyo utunze. Ise biramuyobera, ariko icyo yakoze, ibyo yari atunze abigabanyamwo kabiri, amuha umugabane we. Noneho umwana we atwara umugabane we, aragenda ngo ajya mu gihugu cya Kuri. Aragenda ngo yayisha ibintu bye ubugoryi, abikoresha nabi, arabisesagura, arabirya, ajya mu maraha, abipfusha ubusa, ubugoryi bwe bumutera kubyangiza, birashira, arakena. Noneho icyo gihugu yimukiyemo ngo giteramo inzara. Arangije ngo arasonza, inzara imumerera nabi. Ajya gushaka akazi, ajya ku muntu wari umutunzi gusaba akazi, amwohereza kuragira intama ze. Avuye kwa se, hari abagaragu, yari umwana mu rugo kwa papa we na mukuru we, ariko ubugoryi bwe butuma ava kwa se. Arangije, amaze kurangiza ubutunzi bwe abufushije ubusa, ajya gusaba akazi, bamuha akazi ko kuragira ingurube. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Noneho ngo inzara imumerera nabi, ngo yifuza guhazwa n'iby'izo ngurube zaryaga, ariko ntihagire ubimuha, kuko byari ibyo kurya by'ingurube atemerewe kubirya. Ngo inzara imaze kumumerera nabi, yisubiramo, aratekereza ati ariko jyewe nishwe n'ingurube, bambe n'inzara hano, n'ibyo kurya by'ingurube sinemerewe kubirya. Kwa data hari abagaragu benshi, nyamara bararya bagasigaza. Niki gituma nicwa n'inzara hano? Ngo yisubiramo. Haleluya. Ese mwene data, ujya wisubiramo ukareba aho utagenje neza, ukareba aho utitwaye neza, ukagarukira Imana, ukisuzuma ukavuga uti mu by'ukuri naracumuye, mbabarira Mana data wa twese, ugasaba Imana imbabazi. Haleluya. Uyu nguyu ngo yisubiramo, aravuga ati reka nsubire kwa data, mubwire ngo data, nacumiye kuyo mu ijuru no mu maso yawe naracumuye, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, ariko nibura mpaka mbumwe mu bagaragu bawe. Arangije kubitekereza, aragenda asubira kwa se. Ngo agituruka hirya, Ise aramubona, ariruka aramuhobera, kuko agahinda ko kumubura kari karabaye kenshi. Nta munezero yari afite, ntabwo yari azi amakuru y'umwana we, ntiyari azi aho umwana we yagiye. Nubwo umwana we yari yaracumuye, yarabaye ikigoryi, akamusaba umugabane we akigendera, ariko se yarababaye. Ababyeyi baradukunda bene data, ababyeyi batwifuriza ibyiza. Ntugire ngo se yasigaye yishimye, nubwo yari yasigaranye na mukuru we, mukuru we akaba umwana mwiza, ndavuga mukuru w'uyu muhungu akaba umwana mwiza, akaguma kubaha se, ariko se yarababajwe n'umwana we w'umuhererezi wagiye, warumbye, wazerereye, atazi aho atazi amakuru ye, yarababaye cyane. Noneho ngo se amubonye agituruka hirya, ariruka aramuhobera, arishima cyane. Noneho ngo umwana amubwira ati data, nacumuye kuyo mu ijuru ndetse no mu maso yawe, ntibinkwiriye rwose kwitwa umwana wawe, ariko nibura umpake mbumwe mu bagaragu bawe. Ise ntiyita kuri ayo magambo, arishima cyane, aramunezerwa. Ngo ariruka abwira abagaragu bati, nimuzane umwenda urushaho kuba mwiza mu yindi yose, muzane n'inkweto muzimwambike, muzane n'impeta muyimwambike, kandi mwiruke mushake ikimasa cyiza kinini kimeze neza, mukibage turye twishime, kuko umwana wanjye yari yarazimiye none aragarutse. Agahinda kari karanyishe ko nabuze umwana wanjye, none aragarutse. Ise ntiyita kuri ya magambo amubwira ngo mpakambe mwe mu bagaragu bawe, ahubwo amukorera ibyo umubyeyi akorera umwana, amwereka urukundo, aramuhobera, aramwishimira, baramwambika, baramurimbisha, bamumeza neza. Wabyumvise, yambara umwenda mwiza uruta iyindi, yambara inkweto nziza, yambara impeta. Ise arishima, bakora ibirori byo kwakira umwana we, bararya baranywa barishima. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Uko niko bijya bigenda bene data, ababyeyi bacu baradukunda, ariko se niba ababyeyi badukunda, ise w'uyu mwana akaba yaramwishimiye, akamwakira, akamugirira neza, mu mwanya wo kumuhana no kumurakarira no kumbwira ati genda, ubugoryi bwawe nibwo bwatumye waye ibyawe, none uragarutse ntacyo ufite, ugarutse uri imbokoboko. Rimwe na rimwe twe niko tubigenza ku bana bacu, kuko turi abanyantege nkeya. Ariko uyu mugabo we yari umwana mwiza, yari afite
umwuka w'Imana, yari umunyembaraga. Ariko nubwo abacu tubagirira gutyo, akimpuhwe karagaruka, ak'ububyeyi ukamugirira neza. Yesu nashimwe cyane. Iyi nkuru rero bene data iratwereka uburyo Imana itugirira imbabazi. Niba yaragarutse se akamwakira gutyo, ese byagenda bite twebwe iyo tugarukiye Imana? Twacumuye tukajya kure y'Imana, hari ibyaha byadushyize kure y'Imana, tugapfapfana ubuswa bwacu n'intege nke na kamere bikadushyira kure y'Imana. Ariko iyo igihe kigeze tukisubiramo, tukisuzuma, tugasanga twaracumuye, tugasanga twaragiye kure y'Imana, tukayigarukira, wibwira ko ibigenza gute? Iraduhobera, iratwishimira, itugirira neza, iduhanaguraho bya byaha byose, ikabihanaguza amaraso ya Yesu, ikatwuhagira, ikatwambika imyambaro iruta iyindi kuba iy'igiciro. Ubuntu n'imbabazi zayo bikabana natwe, ikatwakirana urugwiro rwinshi n'urukundo rwinshi, ikatugirira neza, ndetse ikaduha umugisha, ikatwitaho, ikaturengera, ikaturwanira, ikaduhumuriza, ikatubwira ibyururutse umutima. Bene data, iyo niyo kamere y'ubumana. Uyu mugabo aragaragaza kamere y'ubumana. Imana niko itugenza. Wowe ufite ibintu wumva bikwiriye gutuma uhunga mu maso y'Imana, have zibukira, uwo ni umwanzi ugushuka kugira ngo uve mu maso y'Imana uhunge. Nyamara nuhunga uzapfa, ni urupfu ruriho ruguhiga, ni ukurimbuka kuguhiga, ni ibyago n'amakuba biguhiga. Kure y'Imana mwene data nta buzima. Garuka hafi y'Imana, wihunga Imana, ahubwo yihungireho, kuko ku Mana niho hari ubuhungiro. Mbese n'ibyaha byagushyize kure? Ese ni ibibazo, ni intambara, ni amakuba, ni ibigeragezo uriho unyuramwo wumva byaguteye kuzinukwa Imana no kujya kure yayo? Ese urayivumburira ngo ujye hehe? Umwanzi arashaka kugushuka ngo ujye kure y'Imana uzapfe, kuko nta handi hari ubuzima, nta handi hari ubuhungiro, nta handi hari ibyiringiro. Ku Mana niho hari ubuzima mwene data. Niba ari ibibazo, ari ibigeragezo, ari intambara urimo, ari amakuba, wapfushije abawe, ufite agahinda, ubukene bukumereye nabi, abana ntibafite ibibatunga, ubushomeri se bukumereye nabi, uranzwe se, uragambaniwe, ugiriwe nabi n'abakakugiriye neza, ibyo bigushyize kure y'Imana. Urumva wivumbura Imana, urumva uyirakariye, ubuzima buragukubise. Nangwa se n'ibyaha wakoze wumva utatinyuka kwegera Imana, wagiye kure burundu. Satani arakubwira ngo Imana ntiyakubabarira. Hoya mwene data, ntihagire ikintu na kimwe kigutera guhunga mu kubaho kw'Imana, kigutera guhunga mu maso y'Imana, kuko mu kubaho kw'Imana niho hari ubuzima. Ene data, mu mwanya wo guhunga mu kubaho kw'Imana, egera Imana cyane, urusheho kuyegera, kuko niyo murengezi wawe, niyo mutabazi wawe. Niba ari ibyo bibazo, bizana imbere yayo, kuko Imana niyo gisubizo cy'ibibazo byawe. Niba ari ibyaha, bizana imbere y'Imana, uce bugufi uyisabe imbabazi, kuko Imana ni umutunzi w'imbabazi. N'ikimenyimenyi yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo abamwizera bahabwe ubugingo. Mwene data, mu bo Kristo yapfiriye nawe urimo. Ikindi, niba ari ayo maganya n'ibyo bibazo, yaravuze ngo muze mwese abarushye n'abaremerewe musange ndabaruhura. Wijya kure, ahubwo egera Imana cyane, urushaho kuyegera. Uko ibibazo bikuremerera, uko intambara ziba nyinshi, bari kurushaho kwegera Imana, kuko niyo ifite igisubizo mu biganza byayo. Yesu ashimwe cyane. Wimera nka Adamu na Eva, bakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, bakumva imirindi y'Uwiteka bagahunga. Yesu ashimwe cyane. Ese bari guhunga Imana bakajya hehe? Wahungira hehe Imana? Egera Imana mwene data, uyisunge, uyikomereze, wisabe imbabazi. Niba ari ibyaha, irakubabarira. Yicaye ku ntebe y'imbabazi, n'umutunzi w'imbabazi, agira neza, aradukunda, atwitaho. N'ikimenyimenyi yatanze umwana wayo ku bwawe nanjye. Ikindi nacyo, niba ari ibyo bibazo, yaravuze ngo muyikoreze amaganya yanyu yose, kuko yita kuri mwe. Yegere uyihungireho, iragutabara. Uyu mwana wari umwana w'ikirara, ise yaramutabaye, yaramwakiriye n'urugwiro n'urukundo, amwambika imyenda irusha iyindi kuba iy'igiciro, amwambika inkweto, amwambika impeta, aramubagira ikimasa kibyibushye kuruta ibindi. Bakora umunsi mukuru kuko umwana wari warazimiye agarutse. Niba umwana w'umuntu yabikora, bite ku Mana yacu? Wagize ngo Imana irashaka ko uzazimira ukabura,
ukagenda burundu kubera ibyaha, kubera si ibyago byawe, ugende uzarimbuke. Ntabwo Imana yakwemera. N'ikimenyimenyi yatanze ikiguzi, inshungu y'amaraso y'umwana wayo w'ikinege utarigeze gucumura kubera wowe nanjye, kugira ngo tuzabone ubugingo, kugira ngo tuzabeho. Niwe mutabazi wacu, niwe utugirira neza, niwe uhoza abarira, niwe utabara abamutabaje, niwe urengera abo bose barengana. Egera Imana mwene data, irakugirira neza. Haleluya. Uwiteka Imana guha umugisha. Uyu mugani, iri jambo ry'umwana w'ikirara rikubera icyitegererezo. Nawe Imana yakugirira neza, nta byaha utababarirwa, nta bibazo bitakemuka imbere y'Imana, ahubwo wihunga Imana, yihungireho, kuko niyo buhungiro butanyeganyega. Ubundi buhungiro bwose bwananirwa. Wahungira ku mwana w'umuntu akaguhemukira cyangwa akaguhinduka isaha n'isaha, wahungira ku mugore akaguhinduka we mugabo, wahungira ku mwana wawe akaguhinduka wa mugore we, wahungira ku mugabo akaba yaguhinduka. Tujya twumva abahinduka abandi, ariko Imana ni Imana itaduhinduka, igihe cyose ihora idutegeye amaboko. Hungira ku Mana rero mu mwanya wo kuyihunga, kuko niho hari ubuhungiro. Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi kugirire neza, ikwishimire kandi kugirire neza muri byose, mu izina rya Kristo Yesu. Wowe rero utarakora subscribe kuri iyo channel, akora subscribe, ujye ubona ibiganiro ducishaho ijambo ry'Imana, kandi ujye ubisakaza mu bandi, kugira ngo dufatanye gukorera umwami Imana, kuko twaremewe imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ikindi nacyo, kuri channel ya Anaweza TV ujye ushyiraho na comment, tumenye uko ibyo dukora bigufitiye akamaro, cyangwa tumenye aho twahindura, kuko twarahamagawe gukora umurimo w'Imana. Reka tufatanye rero, umwami Imana azatugirira neza. Bene data, nitutagwa isari tuzasarura.